imana izazana umurimo wose mu manza. Nituvuga ijambo nitukarivuga tumeze nk'abiruka baguruka ngo urisimbuke udatekereza icyo rivuga. Imana izazana umurimo wose mu manza. Nuvuga ngo ikintu cyose umuntu akora Imana izakizana mu manza. Uwiteka Mana nkuru, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ishobora byose, Imana ituyaheraho mu ijuru, Databuja mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje muri uyu mwanya. Nshiriye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, kugushimira no kuguhimbaza uburyo abanye natwe turinda. Mana yanjye ukabuduhaye n'uburyo bwo kuganira n'abantu bawe amagambo yawe. Ngwino tugirire neza rero, ntabare twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ufashe abumva amagambo yawe, ubahe kumva no kumvira, Databuja mwiza, kandi nanjye ugirire neza. Byose Mana yanjye bitambuke neza, byose bisabye Imana yacu nizeye mu izina rya Yesu, amen. Turabasuje mwebwe bene data, namwe inshuti zacu muri hirya no hino mu isi, murimo kumva aya magambo yacu. Ubu rero tugeze muri wa mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni wa munsi twajyaga duhura mu rusengero, tukamanyagura imitsima tukumva ijambo ry'Imana, ariko ko bitoroshye kubera iki cyorezo cy'indwara ya coronavirus, twahisemo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, kandi twumva Imana itazabura kudufashirizamo, kuko nabyo ubwabyo turacyari mu gihe Imana igirira neza abantu bayo. Abihannye Imana irababarira, abezwa bakera. Mbese ntabwo iherezo rya byose ryagera ku buryo umuntu atakwihana ngo Imana imubabarire. Niyo mpamvu rero umurimo w'ivugabutumwa ugikomeje. Rero uyu munsi ndumva twafatanya amagambo numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mu gice cyaho cya 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 4, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 4, turasoma duhereye ku murongo wa mbere, kandi n'ubundi nawo wonyine turi busome. Haranditswe ngo, uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize uruga rw'abantu. Reka dusome n'amagambo tubona mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, igice cya 19, turasoma duhereye ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga ati haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Aya magambo rero numvise mu magambo menshi andi mu mutima numva naganiriza abantu muri iki gihe kimeze gitya. Numvise ariyo magambo Imana impaye. Mu by'ukuri tugeze mu bihe bigoye kandi biruhije, tugeze ku mperuka neza. Turimo turasatira iherezo rya byose, turimo turasatira iherezo ry'umurimo w'Imana. Kuko hari igihe Daniel yari ari Babuloni, abwirwa amagambo na marayika Gaburiyeli, amubwira ati ugitangira gusenga haje ijambo, none nzanywe no kuri kubwira, utega amatwi uryumve ubisobanukirwe, kuko
icyo gihe yamubwiraga iby'ibyumweru 70, arambwira ngo ubwoko bwawe tegekeye ibyumweru 70 kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ati ibyanditswe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Byararimo amubwira uburyo hari igihe kizagera ibicumuro bigacibwa n'ibyaha bigashira, gukiranirwa kugatangirwa impongano, hakaza gukiranuka kw'iteka. Ibyanditswe n'ibyahanuwe bigafatanishwa ikimenyetso. Mu by'ukuri rero mwebwe mukurikiranyira ijambo ry'Imana mubimenye neza yuko ntabwo bizahoraho, ntabwo muzahora mwumva ijambo ry'Imana, ntabwo igihe cyose ubu butumwa bwiza buzahora buvugwa. Ubutumwa bwiza buzavugwa, ariko igihe kizagera ubutumwa burangire. Ibyo mubimenye, hari igihe kizagera ibyanditswe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso. Icyo gihe kubumbura Bibiliya ntacyo bizaba bikimaze, ntacyo bizaba bikimaze. Kuvuga ubutumwa ntacyo bizaba bikimaze. Uzabumbura Bibiliya azayisoma yumve nta kintu ari kumvamo, yumve nta kintu bimufasha rwose. Kandi icyo gihe abavuga butumwa bazaba barangije imirimo yabo. Rero icyo gihe tugiye kukinjiramo, tugiye kukigeramo, kandi amagambo babwira ni ay'ukuri, ni ay'ukuri, ntabwo ari ibinyoma, nta nubwo ari gushyushya inkuru. Mu muzi ko mu minsi yashize umwami Imana yagiye avugira mu kanwa kacu, mu kanwa k'abagaragu b'Imana. Imana ibwira abantu bayo ko iri vugabutumwa turimo kuvuga ari irya nyuma, aya magambo turimo kubabwiriza ari aya nyuma. Ndetse abantu benshi bagiye babwirwa ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaze akiri bugufi. Ariko uyu munsi abantu benshi ni ukuri barifuza gukizwa, barifuza kwihana, ariko insengero zirafunze. Abantu ntabwo biboroheye kubona aho bihanira ibyaha byabo, ntabwo biboroheye. Abantu benshi barashaka kugeza gusenga none bitagishobotse, kandi mu minsi ishize twabingingaga ngo abantu baze mu nsengero, abantu baze basenge, abantu baze bashaka Imana. Abantu bakabisuzugura, rwose abantu bakabona ko ari imitwe. Ariko murabibona yuko noneho insengero zirafunze, kandi nibwira ko atari mu gihugu cyacu gusa, ahubwo ni hafi ku isi hose, kubera ibihe nyine tugezemo by'imperuka bimeze bityo. Insengero zirafunze. Rero irindi tangazo nagira ngo babwire ni uko iri vugabutumwa rigiye kurangira naryo ubwaryo, n'iri ngiri mubona ko ikoranabuhanga naryo ubwaryo rigiye kurangira. Rigiye kurangira rwose, rigiye kurangira. Ariko numvaga muri njyewe harimo uburyo bubiri naganiriza abantu. Hari uburyo bumwe bwo kwibwirira abantu n'uyu munsi bakitiranya inzira y'ijuru, batazi inzira y'ijuru iyo ariyo. Kuko impamvu numva icyo kintu nakibabwira, nubwo bimeze gutyo, amahirwe yo kwihana, amahirwe yo kwezwa, amahirwe yo gutungana aracyariho. Amahirwe yo kuba wahindukira ukava mu bibi urimo, ayo mahirwe aracyariho. Ibyo rero numva ntakabibwiye abantu rwose. Hari n'ubundi buryo numva nabwira abantu ibihe tugezemo ibyo ari byo, kugira ngo abantu batitiranye ibintu. Kuko muri iki gihe hariho uburyarya n'amacenga y'abadayimoni menshi, no kunamura abantu mu buryo bw'amayeri ya gishitani, abantu batabasha kumenya, batabasha kumva, kuko ibihe turimo biruhishe. Ariko ndumva ikintu nakwibandaho cyane ari uko nabwira abantu kugeza n'uyu munsi bakitiranya inzira y'ijuru, batayizi kubera kuyobywa n'uburyarya bw'abigisha benshi b'ibinyoma, n'amadini y'ibinyoma, mbese n'abavugabutumwa b'ibinyoma, n'abantu b'ibinyoma bayobya abantu, bakabayobya rwose. Ariko rero mukwiriye gusobanukirwa iki gihe turimo. Rero hano twumvise amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mu gice cyawo cya 4, dusomye umurongo waho wa mbere. Aya magambo aravuga ngo icyo gihe abagore 7
bazateranira ku mugabo umwe bagira icyo bamwisabira. Bazamusaba bati umva nubwo tuje kugusaba ariko hari ibyo twebwe tukwemere natwe tuzagufasha. Mu yandi magambo ni muri ubwo buryo twebwe tuzitungirwa n'ibyo kurya twishakiye. Icya kabiri tuzambara imyambaro twishakiye ariko utwemerere twitirirwe izina ryawe udukize uruga rw'abantu. Ayo ni amagambo amwe. Dusomye n'amagambo mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana mu gice cya 21. Dusoma duhere ku murongo wa 6. Aravuga ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi n'iry'amazi menshi asuma kandi n'iry'inkuba zihinda rivuga ngo haleluya, ngo twishime tunezerwe duhimbaze Imana yacu kuko Imana yacu ari imbaraga, ngo kuko umugeni ahawe kwambara umwambaro mwiza utanduye, ngo kandi uwo mwambaro mwiza ngo niyo mirimo yo gukiranuka yabera, ngo tunezerwe twishime, ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, ngo umugeni we akaba ahawe kwambara umwenda mwiza urabagirana utanduye, uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Haleluya. Aho rero urumva turimo turabonamo ikintu kitwa imyambaro cyangwa se ikanzu cyangwa se imyambaro y'umugeni. Ariko hanga tubonye ukuntu abagore 7 nabo ngo bazaza kuri uyu mugabo bakamubwira bati twebwe tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, tuzambara n'imyambaro yacu twishakiye ariko twemere twitirirwe izina ryawe udukize uruga rw'abantu. Aya magambo rero ushobora kuyumva yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ukasobanura mu buryo wishakiye kuvuga uti nyine tugeze mu gihe abagabo ari bakeya abagore ari benshi, umugabo umwe akwiriye gushaka abagore benshi. Ariko sicyo bishatse kuvuga, ahubwo ikintu bishatse kuvuga ni imvugo y'ubuhanuzi, ni imvugo y'umwuka ijimije yumvwa nyine n'ubundi isobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ubundi Yesu Kristo, haleluya, Yesu Kristo niwe mugabo nyakuri, niwe mugabo. Nubwo mubona mu isi huzuye abagabo benshi, mukabona mu isi huzuye abagabo, ariko umugabo nta wundi ni Yesu. Umugabo ni Yesu, umugabo ni Yesu. Imana ubwo yaremaga Adamu na Eva muri Edeni yarabanjire mu mugabo, maze kurema umugabo nyuma iza kumuremera umugore imukuye mu rubavu rwe. Kiriya gikorwa Imana yakore muri Edeni kuri Adamu bwari ubuhanuzi bwahanuraga ibizabera ku musaraba i Golgotha, kuko Imana imenya byose. Byari ubuhanuzi kandi kuko bwari ubuhanuzi bwaje gusohora. Mu by'ukuri ubona ko ngo Imana yabonye ko atari byiza ko uriya muntu aba wenyine, irangije imuremera umugore, iramufata imusinziriza ubuticura, irangije imukuramo urubavu iremamo umugore. Ngo hanyuma igihe kiragera Imana iramukangura abona umugore, ngo abonye umugore aramwishimira, ngo arangije ngo aravuga ngo akana karakomara yanjye ni igufa ryo magufa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Rero iyo witegereje ukabona igikorwa Imana yakoresheje umwami wacu Yesu Kristo ku musaraba i Golgotha, ngo yari ku musaraba, hanyuma ngo aza gutanga, amaze gupfa, ngo abasirikare b'Abaroma bakoraga icyo gikorwa cyo kubamba umwami wacu n'abandi babanganywe nawe, ngo baza kumuvuna amaguru nk'uko umuhango wari umeze. Ariko ngo bamugezeho we basanga ngo yarangije gutanga, kuko uwo muhango wo kuvuna amaguru bawukoraga umuntu bambwe akiri muzima abyumva. Bo bamugezeho ngo basanga yarangije gutanga, kandi ibyo byari ijambo ry'Imana nk'uko byaravuzwe ngo nta gufa rye rizavunika. Byari byaranditswe muri Zaburi yuko
nta gufa rye rizavunika. Niyo mpamvu abasirikare bamugezeho ngo basanga arangije gutanga, ngo umusirikare w'umuroma ngo yumva araraka, yaratekereje ukuntu yaraje kumuvuna amaguru, aje kumuvuna amagufa, ngo yumva araraka, yabonye igikorwa yaragiye kumukoraho kidashobotse, ngo arangije amutikura icumu mu rubavu, rihinguranya umutima, hasohokamo amazi avanze n'amaraso. Icyo gihe rero cyari igikorwa kimeze nka cya kindi Adamu yakorewe, nawe Yesu wacu yaramaze gusinzirizwa ubuticura, yaramaze gupfa, asinzirizwa ibitotsi byinshi, arasinzira, arangije muri we mu rubavu havanwamo itorero. Iryo torero niwo mugore wa Yesu, niwe mugore w'isezerano, niwe mugore w'umwami Yesu. Haleluya! Iyo umuntu iteka ryose yihannye ibyaha, aragenda akaba urugingo rumwe rw'umugeni wa Kristo, aragenda akaba urugingo rw'itorero, urugingo rw'umugeni wa Kristo. Rero umugore wa Yesu ni itorero, ni itorero. Niyo mpamvu hano mu byahishuwe bahanuye baravuga ngo twishime tunezerwe duhimbaze Imana yacu, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba ahawe kwambara umwenda mwiza urabagirana utanduye, kandi uwo mwambaro mwiza urabagirana utanduye niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ubundi iteka ryose itorero rigandukira Kristo, nk'uko umugore agandukira umugabo we, ni nako n'itorero rigandukira Kristo. Kuganduka ni iki? Ni ukuvuga ngo itorero rigomba kumvira Kristo, amagambo yose aritegetse cyangwa se itegeko ryose aritegetse rikaryumvira, nk'uko uko niko n'abagore bakwiriye kugandukira abagabo babo. Muzi ko Pawulo nawe icyo kigereranyo yaragikoze ubwo yabwiraga itorero ryo muri Efeso mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 22, yafashe itorero arangije arigereranya itorero na Kristo, arigereranya n'urugo rw'umugore n'umugabo. Arangije ahugura abagore, ahugura abagabo, yifashe itorero nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko bagore mugandukira abagabo banyu. Ati kandi nk'uko Kristo akunda itorero, namwe bagabo ariko mukunda abagore banyu. Icyo rero ni ikigereranyo. Noneho rero hano muri Yesaya havuze ngo uwo munsi abagore barindwi, aba bagore barindwi baturutse kuki? Ko niba umugabo akwiye kugira umugore umwe, nk'uko Adamu atakuwemo abagore benshi, ahubwo yakuwemo umugore umwe, ariko rubavu rumwe, akaremerwamo umugore umwe, ni nako n'umugabo umwe akwiye kugira umugore umwe, ni nako n'umugabo akwiye kugira umugore umwe. Rero na Kristo wacu nawe yacunguye itorero rimwe, ntabwo yacunguye amatorero menshi, ntabwo amatorero ari menshi, ntabwo abagore ari benshi, ariko ngo abagore benshi, ngo abagore barindwi ngo bazateranira ku mugabo umwe, ngo bamubwire bati twebwe tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, tuzambara imyambaro twishakiye, ariko utwemerere twitirirwe izina ryawe, udukize uruga rw'abantu. Byashaka kuvuga iki? Byashaka kuvuga ko nubwo Kristo yacunguye itorero rimwe, ariwe mugore wa Kristo, ariwe mugore we umwe, hazaza abandi bagore ku mpande batarabisezerano, babwira umugabo bati twebwe hari ikintu kimwe dushaka, urubuga rw'abantu twaruhaze. Abantu barimo baraduseka bavuga bati twebwe ntabwo Kristo, ntabwo turi abakristo, ntabwo twebwe turi abakristo, ntabwo twebwe ntabwo tugandukira Kristo. None rero kugira ngo dukize uruga rw'abantu, turaje utwemerere Kristo twitirirwe izina ryawe, abantu benshi bamenye ko turi abakristo. Atariko hari akantu bavuze bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu. Ibyo kurya ni iki? Ibyo kurya ubundi
ntabwo ari ibi biryo byo hanze, ibijumba, ibirayi, umuceri n'ibishyimbo. Ibiryo byo kurya byavugwaga ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Muri ukuntu Yesu igihe ari mu butayu arimo ageragezwa na Satani, yabwiye Satani, igihe Satani arimubwiye ngo fatira ibuye urihindure umutsima, urihindure umugati, hanyuma uwurye. Yaramubwiye ngo Satani, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ukuri, ni umutsima w'ukuri, ni umutsima w'ubugingo. Rero aba bagore bo baramubwiye bati twebwe tuzarya ibyo kurya twishakira iki, rwabo twebwe inyigisho tuzigishwa nizo tuzigisha, ni inyigisho twihimbiye, ni inyigisho twishakiye, ntabwo tuzigisha ijambo ryawe. Ibyo ngibyo bimenye, tuzitirirwa izina ryawe, ariko ibyo kurya byacu, amagambo tuzigisha nayo tuzigishwa azaba ari amagambo twihimbiye. Bati kandi imyambaro yacu, twabonye ko imyambaro ari imirimo, twabonye ko itorero ryo ryambaye imyambaro irabagirana itanduye, ariyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Iyo mirimo yo gukiranuka y'abera bivuga ngo rero kandi iri torero ryo mugore wa Kristo. Ngo abandi bagore bo babwiye Kristo, baramubwira bati twebwe tuzambara imyambaro twishakiye, twihimbiye. Bivuga ngo tuzakora imirimo twishakiye. Twebwe ntabwo tuzakora imirimo ushaka, ntabwo tuzakora imirimo wadutegetse, ntabwo tuzakora imirimo utegeka, ntabwo tuzakugandukira ku mirimo, ahubwo imirimo yacu tuzakora twebwe tuzikorera imirimo twishakiye, tuzikora imirimo twihimbiye. Urumva, tuzigisha inyigisho twishakiye, kandi n'imirimo tuzakora izaba ari imirimo twishakiye. Kuko Yesu yaravuze ngo abanjye muzabamenya ku mbuto zabo. Ari naho yageze aravuga ngo mumpamagarire iki muti databuja, mwarangiza ntimukore ibyo nshaka. Bivuga iki rero? Nubwo uyu mugore yaje kwitirirwa izina rya Yesu, ariko ntabwo Yesu azishimye, ntabwo Yesu yigeze abyishimira yuko uyu mugore yitirirwa izina rye. Kuko aba bagore bitirirwa izina rya Yesu, ariko barangiza ntibakore ibyo Yesu ashaka. Ibyo rero ntabwo Yesu yabikunze. Niyo mpamvu yabwiye ati mumpamagare iki muti databuja, mwarangiza ntimukore ibyo nshaka. Mumpamagare iki muti databuja, kandi mwarangiza ntimukore ibyo nshaka. Rero niyo mpamvu rero ibi bintu mukwiye kubimenya. Umwami Yesu yaremye itorero, Imana yaremye itorero rikuye mu rubavu rwa Yesu. Imaze kurema itorero, iriho inshingano, iriho amabwiriza, iriho amategeko, iriho umurongo rigenderamo, irigereka inzira rikwiriye kugenderamo. Ariko amadini yo yakozwe na Satani, kuko Satani yakoze ikindi kintu kimeze nk'itorero, arakizana. Satani agambiriye kugira ngo ayobye abantu bamwe batitekereza, ayobye abantu, abayobesha uburyarya bwe, abayobesha ubuhenzi bwe. Ariko se koko wowe urabona aya madini murimo n'ibintu mukora, mwibwiye ko ijuru muzaribona? Ntabwo muzaribona, ko mu ijuru hazajyamo umugeni wa Yesu, uwamugandukiye agakora ibyo Yesu ashaka. Rero na Pawulo ajya gutanga cyangwa se ajya gupfa, Pawulo ajya gusoza imirimo ye, yandikiye Timoteyo urwandiko rwe rwa kabiri. Yahereye ku gice cya ayo magambo nshaka kuvuga, ahereye mu gice cya 3 umurongo wa 16. Nibwo yabanje aramusobanurira avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro kwigisha umuntu, no kumuhugura, no kumwemeza ibyaha bye, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose, afite ibimukwiriye byose. Arangije rero aramubwira ati ku gice cya 4 ku murongo wa mbere, aravuga ati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ugazaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uteshe, uhane, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha.
ngo kuko mu gihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Arangije ambwira ati ariko woweho wemere kurengana, wemere kuba umubwiriza ubutumwa bwiza. Aho ngaho n'ayo magambo yamubwiye. Rero tugeze mu gihe, cyangwa se turi mu gihe abantu bagotamiye ibintu byinshi kandi bibwira ko barimo kwigishwa n'abigisha. Ariko reka mubwire wa mwigisha we, mw'abayobozi b'amadini mwe mubeshya abantu, mw'abashumba mwe, mw'ababishop mwe, namwe abapotere mwe, mwirirwa mubeshya abantu, mukababeshya mukabayobya, bamwe mubikora mubizi, abandi mukabikora namwe nta mutarigeze mumenya ukuri, mwarangiza mukayobya abantu. Ni ukuri mugushira ishyano, kuko ibihano bikomeye birabateganirijwe, kuko mwakoze umurimo mubi wo kuyobya abantu, murabayobya mubajyanye kurimbuka. Umubare mwinshi w'abantu uzabura ubugingo kandi mwebwe bibaturutseho. Niyo mpamvu namwe Imana itazabihanganira habe na gato, muzahanwa ibihano bikomeye. Mwabahanuzi b'ibinyoma mwe, mwabigisha b'ibinyoma mwe, mwigisha mudakunda Imana, mudakunda nabo mwigisha, ahubwo mushaka kubashakamo indamu no kubayobya gusa. Murangiza mukabarekera mu byaha, mukababwira ngo ibi ngibi ntacyo bitwaye. Ariko umva nkubwire, wowe wigenzure, urebe ko aho uherereye utari muri babagore 7 babandi bavuga bati twebwe tuzitungirwa n'ibyo kurya twishakiye. Uvuga ngo izi nyigisho ese turimo kwigishwa mu by'ukuri, koko izi nyigisho zizangeza mu ijuru? Ibi ni ibyo kurya by'ukuri, ibi ni ibyo kunywa by'ukuri, aya magambo ndi kubwirwa, aya magambo ndi kumva, ibi ndi kwigishwa, ese koko ni iby'ukuri? Ese koko nkurikije imirimo barimo gukora, ese iyi mirimo dukora, iyi mirimo abashumba bacu bakora, ibi bintu abantu bakora koko birakwiriye? Bikwiriye abantu b'Imana, bikwiriye abantu bajya mu ijuru bavuga ko bakijijwe? Ibi bintu koko turimo gukora, ese koko umuntu yaba koko ari uwa Kristo yarangiza agasambana? Ese umuntu yaba ari uwa Kristo akiba? Ese umuntu yaba ari uwa Kristo akaba umwambuzi? Ese umuntu waba ari uwa Kristo akaba ari umunyamwoko? Ibi bintu byashoboka? Ese koko rero mwitonde, kuko ubu ngubu insengero zuzuye, insengero mu by'ukuri zirafunze, ariko amadini yuzuyemo abapfumu. Abantu ni abapfumu, kandi ari abapasiteri, ari abashumba, ari ababishopu, ari abapotere. Ubu insengero zuzuyemo bamaraya, kandi ari ababishopu, ari abapotere, ari abapasiteri. Ibyo bintu mubirebe mubyitegereze. Ni gute umuntu yaba ari umushumba ariko yarangiza akinjira mu nama ze akabacagura, avuga ngo dira aba n'abatutsi ngo nibaze dufate igikorwa runaka, aba n'abahutu tubafate gukunguko, aba n'abatwa? Ese ibyo bintu birakwiriye? Ese wowe ukitegereje ubona kuko iryo ngiryo ari itorero urimo? Ese kuko Yesu yavuze ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Nawe arongera bisubiramo ati abavuga mwami mwami sibo bazabona Imana, keretse bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ibyo bintu wowe nubireba ngo ubyumve ubisobanukirwe. Rero uyu munsi ndumva nifuza kukwereka ikintu kikwereka yuko utari umukristo, utari umugeni wa Kristo. Ibyo ndashaka kuguciraho akarongo nkabikwereka. Kandi reka mubwire, ni ukuri aya magambo ndakubwira nashaka gushimwa n'abantu, ahubwo nshaka gushimwa n'Imana. Kuko tukwiriye kubwira abantu ibyo Imana ishaka, ntabwo dukwiriye kubabwira ibyo abantu bashaka. Kuko tuvuze ibyo abantu bashaka nitwaba tukiri imbata za Kristo, ahubwo twaba twabaye imbata z'abantu. Aya magambo numva nkwiriye kuyavuga kugira ngo ndebe ko harimo, turebe ko harimo abarukuka bagacika uwo mugozi mubi, barangiza bagakizwa. Ese uzi ijambo riri mu mubwiriza mu gice cyaho cya 12 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14, umubwiriza yaravuze ngo
iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe igisigaye ubaha Imana kandi ukurikize amategeko yayo kuko icyo ngicyo aricyo gikwiriye umuntu wese kuko Imana izazana umurimo wose mu manza ari yishwe ikiza se cyangwa ikibi Imana izazana umurimo wose mu manza iryo jambo ritekerezeho uryumve Imana izazana umurimo wose mu manza Imana izazana umurimo wose mu manza nituvuga ijambo nitukarivuga tumeze nk'abiruka baguruka ngo urisimbuke udatekereza icyo rivuga Imana izazana umurimo wose mu manza nuvuga ngo ikintu cyose umuntu akora Imana izakizana mu manza ijambo ry'Imana nuvuga ngo umurimo wose se umuntu akora niba Imana izawuzana mu manza ese ni umuntu akora ni yihe akakoskora kubera iki Imana izazana umurimo wose mu manza nuko nta murimo n'uyu n'umwe ubaho Imana idafite itegeko yawutanzeho buriya ijambo ry'Imana iri ngiri ariryo riduhesha kugandukira umwami wacu tugakora imirimo imeze nka yakanzu nziza irabagirana itanduye n'iri jambo ryo rituyoboye twarangiza tukabikora rero no kuvuga iki nuvuga ngo kuva mu gitondo ubyutse kuzageza ikindi gitondo ubyutse akarimo kose wakoze Imana izakazana mu manza Imana yigisha umuntu uko aryama Imana ikigisha umuntu uko abyuka Imana yigisha umuntu uko akaraba Imana ikigisha umuntu uko asukoza Imana yatanze itegeko uko umuntu yambara Imana yatanze itegeko yuko umuntu yisiga Imana yatanze itegeko uko umugabo abana n'umugore we Imana yatanze itegeko uko umugore abana n'umugabo we Imana yatanze itegeko uko umwana abana n'ababyeyi be Imana yatanze itegeko uko ababyeyi babana n'abana babo Imana yatanze itegeko uko umuntu aturana n'umuturanyi we Imana yatanze itegeko uko umuntu akora akazi akangaka akora kugeza uko Imana yatanze itegeko uko umukoresha akwiriye gukoresha umukozi we Imana itanga itegeko uko umukozi akwiriye gukorera shebuja ibi byose nta kintu kimwe Imana yasize itakivuzeho Imana yaduhaye itegeko uko turya nuko tunywa Imana yatweretse ibyo dukwiriye kurya itwereka ibyo tudakwiriye kurya Imana itwereka ibyo dukwiriye kunywa n'ibyo tudakwiriye kunywa bivuga iki rero bivuga ngo akantu kose Imana izakazana mu manza Imana yahaye itegeko abashakanye uko babana Imana itanga itegeko uko abantu babyara ibi byose Imana yabivuzeho Imana itanga itegeko uko abantu barera ibi byose Imana yabivuzeho ariko mwebwe mwakunze kugenda uko mwishakiye nyamara mwashaka kwitirirwa izina rya Yesu mugashaka kwitwa abakristo ntabwo byashoboka ibyo ndabikweruriye ndabikubwiye ni ukuri kandi rwose mbikubwiranye urukundo rwinshi nshaka kugira ngo ndebe ko kuvana muri uwo muriro urimo muri uko kurimbuka werekejemo ugakiza amagara yawe Imana bivuzeho ariko uyu munsi muri aba bagore barindwi bitirirwa Kristo wayobeyeyo ariko se koko uri kwitegereza ukabona imyambaro bambara iriya myambaro bambara irakwiriye ijambo ry'Imana rivuga iki ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe bagore nuko mwambara imyambaro ikwiriye mugira isoni mwirinda mutirimbisha kubaho imisatsi cyangwa se kwambara izahabu cyangwa kwambara imaragarita ngo ahubwo mwirimbishishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana ngo abagore bera bakira niko birimbishaga ayo magambo nkubwiye urayasanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 uhereye ku murongo wawo wa 9 kandi urongera uyasange mu rwandiko rwa mbere rwa Petero uhereye ku gice ni igice cya 3 uhereye ku murongo waho wenda wahera ku murongo wa mbere ariko ayo magambo atangira neza ku murongo wa 3 aho Imana itegeka abagore ko bambara
nagira nkubwire nukuri wowe wipfumuye amatwi ugapfumura amatwi yawe ugahindura imisatsi yawe uko Imana yayiremye ukayidefriza ukayinyereza yari yaragwaho udusatsi twiza twinjwiri udusatsi twiza dukomeye urangije ibyo ngibyo wiriye mu ndorerwamo ntiwabishima Imana yakuremye iguhaye imisatsi yawe bwite ariko witeyeho indi misatsi y'amameshi n'amaplante n'ibindi bintu wihimbiye ndetse mugeraho mufata inzara Imana yabahaye uko zisa muzihindura amabara. Ibi byose ntabwo bihuye n'umugeni wa Kristo, ntabwo umugeni wa Kristo ibyo ngibyo yakabikoze. Niba rero niba ubikora rero umenye ko utari umugeni wa Kristo, ahubwo ukwiriye kwihana ukezwa gatungana. Ijambo ry'Imana ryabivuzeho. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro ugasoma ku gice cya 35 uzabona ukuntu Yakobo aturutse Padanaramu kwa sebukwe Labani agarutse mu gihugu cy'iwabo, yageze mu gihugu cy'Ishekemu. Hanyuma Imana iramusanga iramubonekera iramubwira ngo Yakobo, ngo ndashaka yuko uzamuka ukajya i Beteli ukajya kuntambirirayo igitambo ahandi nakubonekereye uhunga mwene Esawu, nakubonekereye ndashaka kujya kuntambira igitambo, hanyuma ukizirura wangiza wamara kwizirura ukajyayo ukajya kuntambira igitambo. Yakobo arangije araza abwira abo mu muryango we bari kumwe aravuga ngo mwizirure mwiyuhagire mwambare indi myenda kandi mukore n'imana z'abanyamahanga ziri muri mwebwe. Ngo barangije bafata imana z'abanyamahanga bari bafite ngo barazimwa, ngo bikwetura n'inkweto n'impeta bari bafite ku matwi, ngo n'amashenete n'imikufi bari bafite, ngo bereza Yakobo ngo abihisha munsi y'igiti cy'umwera cyari kiri hafi aho ngaho cyari kiri aho ngaho Ishekemu. Ese kuki Yakobo kwizirura kwe yabasabye gukuraho n'impeta zari ku matwi yabo? Wowe impeta zambaye ukibyo nacyo. Hari imirongo myinshi cyane ntabwo nayivuga kuko igihe dufite ngo nyirangize ibigaragaza neza. Abandi mwambaye imyambaro y'ibice. Pawulo yandikiye Timoteyo ngo namwe bagore mwambare imyambaro ikwiriye. None iyo myambaro mwambara ubona ikwiriye, murambara imyambaro y'ubuci y'abamaraya. Ese uruzi ko Bibiliya ivuga ku myambaro y'abamaraya? Yavuze ku myambaro y'abamaraya ngo igihe ngo Tamari ngo yashakaga kwiyoberanya ngo kugira ngo Yakobo kugira ngo Yuda sebukwe Yuda kuko yari amaze kuba inshike yagombaga kumucikura niba warusiga agombaga kumucikura, ngo arangije ngo ariyoberanya hindura amaraya yambara imyambaro y'abamaraya. Hari imyambaro y'abamaraya. Tamari yambaye imyambaro y'abamaraya ajya ku nzira ariyoberanya kuko arazi ko Yuda agiye kwanyura. Yuda amubonye aramubengukwa aramujyana. Nuko ibyo ngibyo ni inkuru ndende ntabwo nabivugaho, ariko no mu migani mu gice cya 5 n'icya 7 bavuga ku mugore wambaye imyambaro y'abamaraya. Rero imyambaro y'abamaraya ibaho. Rero ijambo ry'Imana ridutegeka uko dukwiriye kwambara, ariko mwebwe murambara iyo myambaro mukibwira yuko uri umugeni wa Kristo. Ariko rya muherwe mubwire ngo sibyo umugeni wa Kristo afite ko akwiriye kwambara. Abandi ugasanga mwambaye udusengeri, sinakubwira abagore bazamura amaboko ugasanga mu kwaha ukababonera ingingo zabo. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye umugeni wa Kristo. Iyo ni imyambaro y'abamaraya rwose, ntabwo bikwiriye umugeni wa Kristo. Rero kandi ijambo ry'Imana rigenda riyo kandi ngo saba abagore gusa n'abagabo. Hari imyambaro nuvuga ngo hari imyambaro mukwiriye kwambara idakwiriye kuko idakwiriye abamaraya, ikwiriye umugeni wa Kristo, ikwiriye abanyetorero. Ibyo byose Imana yagiye bivugaho. Nusoma mu gitabo cya Mose cyo gutegeka kwa 2 mu gice cya 14 ugahera ku murongo wa mbere, aho Uwiteka yabwiye ubwoko bw'Abisirayeli aravuga ngo ntimukiraburishe kwitegera ibiharanjongo uwapfuye no kwikeba ku mubiri. Bivuga iki? Urabona hari inyogosho ziriho abantu barimo kwisoko, hari inyogosho zigenda ziza z'amoko menshi, ariko izo zose uzasanga icyo zihuriyeho nuko igice kimwe cy'umutwe bacyogosha, ikindi gice bakagisigaho umusatsi. Niho uzasanga ibyo ngibyo. Rero ubundi mu mvugo nziza y'ikinyarwanda cyiza ni ibiharanjongo.
ariko Bibiliya yaravuze ngo nimukiraburishe kwitegera ibiharanjongo uwapfuye. Kubera icyo bashyize iryo jambo uwapfuye, nuko abantu ba kera bajyaga biyogoshesha ibyo biharanjongo mu rwego rwo kugaragariza ibigirwamana byabo yuko bababajwe n'ababo bapfuye. Izo nyogosho ni inyogosho z'abantu b'abapagani ba kera baziyogoshaga biraburira ababo bapfuye. Ariko uyu munsi zirimo zirakoreshwa, Satani arimo arazinyangiza hirya no hino mu isi, abantu bakaziyogoshesha bazi ko biyogosheshe rwose ibintu bigezweho. Ariko izo nyigisho, izo nyogosho, ndakubwiza ukuri yuko nta mugeni wa Kristo ukwiriye kuzisokoza. Kandi ngo nimukiraburishe no kwikeba ku mubiri. Uzabona ibintu abantu biyandikaho byitwa amatatuwaje. Amatatuwaje biriya bintu ni ibikorwa bituruka kwa Satani. Nta mugeni wa Kristo wiharatura ku mubiri yiyandikaho. Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ryamagara, tubisanga mu Gutegeka kwa 2 mu gice cyaho cya 14 uhere ku murongo wa mbere. Rero ijambo ry'Imana rivuga uko dukwiriye kurya n'uko dukwiriye kunywa. None se ntabwo muzi inama yabereye i Yerusalemu byakozwe n'intumwa, aho abigishwa ba Yesu bakoze inama kugira ngo bahe umurongo itorero, kandi umwuka w'Imana yari ari kumwe nabo. Ngo barangije ngo bemeza yuko bagiye kubwira ngo abitorero ngo bakirinda kurya ibinizwe, amatungo. Kwa kundi umuntu afata itungo akariniga cyangwa se bakaryica batamenya amaraso, barangiza bakarya inyama n'amaraso yazo. Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana nabyamagana. None bisoma mu Itangiriro mu gice cyaho cya 9, itegeko Imana yahaye Nowa ubwo yasohokaga mu nkuge, ngo Imana yabemereye kurya inyama, ariko ngo ibabuza kurya amatungo n'amaraso yayo, kuko baba baryanye inyama n'ubugingo bwayo. Rero nta mukristo wemere kurya ibinizwe n'ibindi no kunywa ibisindisha. Ese reka mubaze, wowe uranywa ibisindisha ukibwe kuri umukristo? Ntabwo byashoboka. Nta musinzi uzajya mu ijuru, icyo mukimenye rwose. Nta musinzi uzajya mu ijuru. Nyamara amadini menshi banywa inzoga. Hariho rero n'amadini yahoze ari mu nzira nziza agerageza gushaka agakiza, ariko bavuye mu nzira y'agakiza, ubu basigaye bazinywa rwihishwa. Abandi bakafata ibisindisha bakabyeza. Ubu ngubu mujye mwitonda cyane. Satani asigaye afata ibintu azi ko itorero ryirinda, yarangiza agakora ibintu agakora pirate zabyo, akazana ibintu bimeze nk'iby'itorero rifata, ariko akayobyamo gakeya ari ibisindisha. Uzabona abantu barimo kunywa ibintu bimeze nka ji, ariko atari ji, ahubwo ari inzoga. Ibyo ngibyo byaraje. Uzabibona hari ibyitwa za Bavaria, za Red Bull, za Energy, za Marti. Abandi uzabibona abandi banywa za Kambucha. Ibi byose ni ibintu byinshi by'inzaduka, ariko ibyo byose ntawe ubinywa uzaragwa ubugingo buhoraho. Nta musinzi uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo ngibyo mubimenye mubisobanukirwe. Rero Yesu yavuze ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Nta mugeni wa Kristo ukora ibyo ngibyo. Bene data, mubimenye. Niba mushaka gukiza amagara yanyu, muhunge mwitandukanye. Uzasanga rero hari abandi bantu. Ndibuka umunsi umwe narindi rimwe mu idini nasengeragamo, ariko umwami Imana itangira kunkora ku maso, itangira kunyereka ibintu byaberaga muri iryo dini. Nuko umunsi umwe ndibuka hari conference y'urubyiruko, barimo kwigisha ngo urubyiruko uburyo ngo tuzamenya. Icyo gihe nari ngira urubyiruko, ngo bashaka kutwigisha uburyo urubyiruko bazamenya abo bazashakana biturutse ku Mana. Kwabitwigishaga umva nabyo nta cyanga byari bifite, ariko numva mpaswe kubaza umushumba ikibazo. Namaze se mu by'ukuri ko njya mbona ko numva ijambo ry'Imana ritegeka abashakanye kubyara bakororoka bakabwira bakuzura isi, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ayo magambo urasanga mu gitabo cy'Itangiriro
mu gice cya 9 ku mategeko Imana yategetse Mose yategetse Nowa ubwo yavaga mu nkuge. Aya magambo Imana yamubwiyeho irangije amubwira ngo nimubyare mworoke mubwire mwuzure isi. Ndetse ntabwo aya magambo Imana yamubwiye imeze nk'irimo kumubwira ati nimubona bikwiriye muzabyare, nta nubwo avuga ati nimushaka muzabyare. Byari itegeko mubyare mworoke mubwire mwuzure isi. Ayo ni amagambo urasanga mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 9 ura amagambo Imana yategetse Nowa. Hanyuma mbaza umushumba namaze se nitumara kubona uwo Imana yaduhaye koko twageze mu rugo, ese mwebwe muratugira nama ki tuzabyare nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, cyangwa se tuzabyare nk'uko abantu bamwe babitegeka abandi bababwira ngo mubyare abo mubashe kurera? Nuko umupasiteri umushumba asubiza ibindi bibazo byose yabajijwe ageze kuri icyo gicyarwa ngo iki ngiki ngo ndumva ngo ntakwiriye kukivuga rwose, numva ntakwiriye kukivuga wese icyo nabanyivugaho iki nabanyivugaho iki ngo none se ngo tubyare nk'inkwavu. Numva iryo jambo ndeba n'umushumba urivuze, ndamureba mbona ijambo avuze, mbona n'ukuntu ameze mbona ntabwo bihuye, numva mbona rivuganye umunabi n'uburakari bubi. Numva ntangiye gusobanukirwa ibyaho ngaho, ntangiye no kubimenya. Ariko tega amatwi ngusobanurire hano. Wenda aya magambo reka tuyasome aboneka n'ubundi nakunze no kuyavugaho ndi kuvuga ubwo Imana yahaga Nowa itegeko. Reka duhere kuri iki gice cya 9 mu Itangiriro igice cya 9 turasoma duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana isezerana Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi, ariko ntimukaryana inyama n'ubugingo bwayo nibwo maraso yayo. Kandi amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera. Nzahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvusha amaraso y'umuntu amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Umurongo wa 7, namwe mwororoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Urumva ukuntu ijambo rivuga rya umurongo wa 7, namwe mwororoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Urumva aya magambo ni itegeko, nta nubwo ari kwinginga cyangwa se ari kubahendahenda, oya ni itegeko ry'Imana. Kandi mwese mu madini yanyu mukunda kuvuga ijambo uvuga ngo Imana ntihinduka, nguko yari kera n'uyu munsi nikwiri kandi niko izahora. Mubivuga mwebwe mushaka kugaragaza yuko uko yagiriraga neza basokuruza kera, uko yabahaga ibyo kurya ari nako izakomeza kubagira. Ariko mwebwe mukirengagiza ko ikintu Imana yategetse kera n'uyu munsi nikitegetse kandi nikizakomeza gutegeka. Iki Imana yangaga kera n'uyu munsi nicyo yanga kandi nikizakomeza kwanga. Ikintu Imana yakundaga kera nicyo n'uyu munsi ikunda kandi nikizakomeza gukunda. Imana ntihinduka. Yesu bivuze aravuga ngo nukuri amagambo yanjye ntihazavaho n'akanyuguti kamwe, ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko amagambo yanjye havaho n'ijambo rimwe. Kandi muribuka mu buhanuzi bwahawe Yohana ari ku kigo cy'Ipatimo mu gice cya 22 cy'igitabo cy'ibyahishuwe, haboneka amagambo avuga ngo nihagira uwongeraho ku magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, nawe azongerwa ku mugabane azongerwa ku bihano byanditswe muri iki gitabo, ngo kandi uzakuraho ijambo na rimwe nawe azakurwa ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo. Rero ntabwo ijambo ry'Imana ukwiriye kurikuraho. Ariko ndabyibuka umunsi umwe nagiye kwigisha ahantu, ngeze no umwuka w'Imana mpaye kubabaza ibibazo, ndababaza kandi umwuka w'Imana mpaye kubabaza ibibazo ndetse no kubatsinda. Iki gihe ni ahantu hamwe narimo kwigisha, ariko ibyo bintu nzi ko byabazonze
byari mu idini rimwe nshaka kubabwira ukuri nk'uko ijambo ry'Imana riri. Ndangije ndababaza ariko rikababaza, muri mwebwe ninde muntu utifuza gukorera business ahantu hari abantu benshi? Abantu bose barambwira ati ntawe. Umuntu wese ukora business aba ashaka ahantu hari abantu benshi. None se abantu benshi murumva ari ikibazo cyangwa abantu benshi ni inyungu? Kuko iyo ukoreye ubucuruzi ahantu hari abantu benshi uba ufite n'abakiriya benshi, aho hantu ubucuruzi burihuta, ubucuruzi buragenda. Bivuga ngo abacuruzi bose bifuza ahantu hari abantu benshi. None se nitutabyara ngo tworoke abantu babe benshi, abo bakiriya cyangwa se abo bantu benshi bazaturuka hehe? Ndangije mbaza abafite ibigo by'amashuri, ninde muntu ufite ikigo cy'amashuri utifuza kugira abanyeshuri benshi? Barangije barambwira ati nta muntu utabyifuza. None se abo bana abanyeshuri muzabakura he niba tutabyara? Ndangije nababaza se yewe pasiteri we wari uri aho ngaho, ninde mu pasiteri cyangwa ninde muyobozi w'itorero cyangwa se w'idini utifuza kugira abayoboke benshi? Ati nawe. None se muzabagira mwakuye he niba kubyara niba abantu mubona ko ari ikibazo, abantu ari igihombo? Kuba abantu baje mu isi niba ari igihombo, kuki wifuza abantu benshi, abayoboke benshi? Abantu batabyara abantu zabakura he? Abantu bose barumirwa bumva kuko icyo ni ikibazo. Ndangije nababaza se ubundi reka mibarize ngewe ubwanjye ngo njye witangaga urugero, ngewe ndi umwana wa 10 mu rugo rwa papa na mama. Ubu se mama yajya kubyara nk'abana 5 yarangiza agahita afugira akavuga ati nta bana nzabyara. Ubu nta kintu ariko ahombeje isi. Ubu se ko ndi umwana wa 10 nta kintu maze mu isi? Ubu se naje guteza ibihombo mu isi? Naje guteza ikibazo mu isi cyangwa ngewe ubwanjye nanjye mfite icyo maze? Nanga urugero rwa ni nk'ubu ngubu ngewe icyo gihe naracuruzaga niwo murimo nakora nawe nk'ubu ndacuruza. Iyo ndi gucuruza ntanga imisoro, ntanga umusoro ku nyungu, ngatanga umusoro w'isuku, ngatanga ipatante, ngatanga n'indi misanzu yose ikenewe n'ubuyobozi bwacu, ikenewe na leta. Ese ubwo ngubwo nta kintu muri igihugu? Ubu ngubu mu bakozi nkoresha mfite abakozi 5, n'ubu icyo gihe nari abakozi 5. Ubu iyo mbahembye ntabwo bagira bishima bavuga ati Imana turagushima ko wampaye akazi. Ubu se iyo navuka abo ngabo bari kuba bafite ako kazi. Ese ubu ngubu kumufasha wanjye cyangwa se umudamu wanjye aho ari ashima Imana ko ati Imana ndagushima ko wampaye umutware. Ese ubu nta kintu maze? Rero ibyo ngibyo mwibwira ntabwo ari abantu, ntabwo bavukira guteza isi akaga, ahubwo abantu bavukira gukura abandi mu kaga cyangwa se kugira umumaro mu isi. Umuntu avuka Imana imuhaye ubwenge, imuha ubutunzi, ikamuha amaboko, yarangiza ikamuha amaguru, ikamuha n'imbaraga kugira ngo azabikoreshe imirimo agirira abandi umumaro. Rero ntabwo abantu ari ikibazo. Iyo nyumvire yumvikanisha ko abantu ari ikibazo, abantu ari igihombo, ntabwo ari yo. Rero mu itorero ijambo ry'Imana rivuga ngo nimubyare mworoke mugwire mwuzure isi, niryo jambo tugenderaho. Rero wenda nasoza kuri iki kintu mvuga nk'uko magambo ijambo ry'Imana ryagiye rivugaho kenshi. Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange. Kandi na Paulo yandikira Timoteyo muri rwandiko rwa mbere muri cya gice cya 2 hano nasomye ku murongo wa 9 aho yamaze kubwira abagore ukuntu bitwara. Yakomeje avuga ukuntu abagore bakwiriye kugandukira abagabo babo, kuko adakunda ko umugore yigisha umugabo cyangwa ngo amutegeke. Arangije avuga ngo kuko ngo umugore nimumva aho hantu ngo kuko umugore atari wabanje kubaho ahubwo umugabo ari wabanje kubaho. Ngo kandi ngo Adamu se wayobejwe ahubwo ngo Eva niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Arangije ngo ariko abagore nabo bazakirizwa mu ibyara. Abagore bazakizwa mu iki? Bazakirizwa mu ibyara ngo nibakomeza kwizera no gukiranuka no kwirinda. Bazakirizwa he? Mu ibyara. Agakiza abagore bazakabonera mu ibyara. Ibyo mutinya mwebwe mugashaka kwicira abana mu nda, abagore bazakizwa mu ibyara. Yewe mugore aho uri ku isi hose ukaba waranze kubyara, umenye neza yuko utazakizwa. Ibyo mubimenye. Muri Zaburi y'127 yanditswe na Salomo, yaravuze ngo Uwiteka iyo atari urinda umudugudu umurinzi abera amaso gusa. Ngo wowe Uwiteka atakurindiye urugo inzara ubereye amaso gusa.
uwiteka atari bubaka inzu abayubaka baruhirutse. Niyo ngo uwiteka atakubakira urugo urubakira ubusa. Uwiteka niwe wubaka ingo akazikomeza. Hasi rero ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka mukarya umutsima mu ruho, ngo ni ko uwiteka wakunda ibingana bityo agisinziriye. Iryo jambo rarisobanura ngo niko wakunda ibingana bityo we akiryamiye. Hasi umurongo wa 3 kuvuga ngo dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, kuko abameze batyo batazakorwa n'isoni, ahubwo bazavugana n'abanzi babo mu marembo. Zaburi 128 ikurikira ikavuga ngo hahirwa Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Uzajya utungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Ngo umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagusa ameza yawe. Uko niko uwubaha Uwiteka azahirwa, ngo niko ko uzabona abuzukuru bawe, uzabona ibyiza biva i Siyoni. Ayo magambo mbese Uwiteka agiye avuga ibintu byinshi ku rubyaro. Ubwo sinavuga iki nakubwiye muri Yesaya mu gice cyaho cya 45 uhereye ku murongo wa 9 avuga ngo utonganya yamuremye azaboneshya kandi ari urujyo mu zindi ngezo zo mu isi. Ngo mbese ibumba ryabazuri ibumba riti iki ukora ni iki, cyangwa icyo ufite mu ntoki ni iki? Ni wowe urabizi uri ibumba, Imana yarakuremye, kuki urimo kurwanya ibindi biremwa? Noneho hasi umurongo wa 10 akavuga ngo azabonesha ubaza se ati urabyara iki, akabaza nyina ati utwite iki. Uwiteka uwera w'Abakristo bakwiriye kwitwara bari mu iteraniro, ni ku mutwe w'amagambo uvuga. Arangije ahera ku murongo wa 5 aravuga ngo namwe bagore n'ubu kuri umurongo wa 5 ngo yavuze ngo namwe bagore, umugore cyangwa umukobwa ntagahanure cyangwa ngo asenge adatwikira umutwe. Umugore cyangwa umukobwa ntagasenge cyangwa ahanure adatwikira umutwe. Umurongo wa 13 ukavuga ngo ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiriye yuko umugore cyangwa umukobwa asenga cyangwa ahanura adatwikira umutwe? Umurongo wa 16 ukavuga ngo niba hari umuntu ushaka kubijyaho impaka, amenye ko tudafite umugenzi umeze nk'uwashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Ayo magambo Pawulo yamunyuzemo yarabizi ko iki kintu kizagirwaho impaka. Rero niyo mpamvu nibaza gusenga ubundi umuntu asenga ryari. Abantu bazi ko dusenga tugeze mu rusengero gusa, ariko burya no hanze no mu nzira tugenda abantu basenga. Hari igihe uri mu nzira ukabona umuntu akoze ikintu kitari cyo, ukamuhugura ukamucyaha ukamwita ibingibi ntabwo ari byo, binabwo ukwiriye uko ni uguhanura. Rero ukwiriye guhora witeguye yuko Imana ishobora gukoresha mu buhanuzi. Ukwiriye guhora witeguye ko umwuka uba muri wowe, niba uri umwana w'Imana ashobora gutangiza isengesho muri wowe, ugasengera igikorwa ugiyemo cyangwa ugasengera aho ugiye, ugasengera itorero. Hari ibintu byinshi byo dusengera mu mitima yacu, twaba turimo tugenda, twaba turi mu bikorwa bitandukanye, turi mu kazi turimo dukora, ukumva isengesho ryaje ukuvura senze. Rero ukwiriye guhora witeguye ko Imana igukoresha. Abagore umugore cyangwa umukobwa ntagasenge cyangwa ahanure adatwikira umutwe. Icya kabiri Pawulo avuze muri iki gice cya 11 cy'urwandiko yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere, yageze ku murongo wa 23 aravuga ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nanjye icyo nabahaye, yuko ijoro umwami bamugambaniye yenze umutsima arawushimira arawumanyura, arangije awuhereza abigishwa be aravuga ati mwakire muryeho ko yari umubiri wanjye ubatangiwe. Arangije ngo mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo, arangije kugishimira arakibaha, aravuga ngo mwere kuri iki mwese, kuko ari aya maraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Ati mujye mukora mutya uko muzajya munywera kuri iki gikombe kugira ngo munyibuke uko muzajya munyweraho. None uyu munsi abashumba n'abapoteri n'ababishopu bisa amazina y'ibirangirire, ariko ndakubwiza ukuri yuko bahinduye igaburo ryera, baza udukombe aho umuntu wese bamuha agakombe ke,
bamuhereza agakombe ke barimo banenana. Ibyo ngibyo ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana, kuko Pawulo iki kintu yakivuze ashaka kugaragaza uburyo ari itegeko. Arangije aravuga ngo niyo mpamvu umuntu wese uzarya umubiri w'umwami akamwera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagirwa n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. None urwo rubanza ntirukuriho. Imana mwije tugire neza. Rero ngana ku musozo ndumva hari icyo nshaka kwibwira bene data b'abanyetorero, bene data bari mu nzira nziza bashaka kujya mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire nimwirinde, nimube maso cyane kandi mukomere ko tugeze mu bigoye kandi biruhije, ubwo igicu cyabuditse, ubwo Satani yakoresha amacega menshi kugira ngo banamuremo ibyo mwariye. Mwibuke amagambo yabwiwe itorero ry'Ituwatira. Itorero ry'Ituwatira mu byahishuwe mu gice cyaho cya 2 n'icya 3, itorero ry'Ituwatira ryabwiwe ngo ariko mwebwe basigaye b'Ituwatira mudakurikiza za nyigisho, mutazi n'ibyo babandi bita ubwiru ari ubwiru bwa Satani, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, nuko mukomeze ibyo mufite kugeza aho nzazira, ngo uwitondera imirimo yanjye kazageza imperuka. Nanjye nzaba umutware bwo gutwara amahanga yose, azarageza inkoni y'icyuma ayamenaguriza rimwe nk'aho ari inzabya z'ibumba, nk'uko nanjye nabihawe na data, ngo kandi nzamunyenyeri yo mu ruturuturu. Bene data nimukomere, amagambo mwumvise, amagambo mwumvanye abashumba banyu, amagambo mwumvanye abavuga butumwa bwiza, ayo magambo muyakomeze, nawe Mwuka yababwiye muyakomeze, agume muri mwebwe, akomeze kwera imbuto. Mwirinde guhinduka rwose kandi mwo kurangara, kuko mwitonde cyane, mumenye ko insengero zirafunze. Ubu ngubu ivuga butumwa ryabaye rikeya, ibyo bintu mubimenye. Ariko nakubwiza ukuri yuko ku mateleviziyo, ku ma YouTube, ku ma WhatsApp muzasangaho amafilime, muzasangaho imipira, muzasangaho byagenda gusetsa, muzasangaho ibintu byinshi bidafite umumaro, muzasangaho imbyino z'inkera, aho abantu babyinira ibibindi, banywa imisururu. Ibyo muzabisangaho ibintu bidafite umumaro. Ibyo ni mu bihanga amaso, bizabanamura bibamaremo bwa buntu bw'Imana bwabagamo. Nimurangiza mwibagirwe ko mukijijwe gukora ibyaha. Ndababwiza ukuri yuko ubu amafilime n'ibiganiro by'ubusambanyi n'indirimbo z'ubusambanyi birakwiriye hirya no hino, n'imipira n'imikino, ibyo birakwiriye hirya no hino. Ariko inshuti zanjye, ntabwo turi mu gihe cy'imikino, turi mu gihe kitoroshye, turi mu gihe gikomeye cyo kurinda ubugingo bwacu, cyo kurinda, cyo kwitekerezaho, cyo kwirinda, cyo kwiboneza. Inshuti zanjye, mumenye ko igihe kigeze, mwirinde, mwiboneze. Imana mu ijuru itugirire neza, Imana mu ijuru ibarinde, Imana mu ijuru bakomeze mu buntu bwayo no mu mbaraga zayo, kuko turi bigoye. Mwipfapfana, mwiza n'ubupfapfa bwinshi, mwijya kumva za teatere zakinwe n'abapagani ntacyo zimaze, mwijya kumva amafilime yakinwe n'abapagani ntacyo azabamarira, mwirangara mu mupira, mwireba amafilime y'ubusambanyi n'ibindi byose bibanamuramo. Insengero zirafunze, ariko ibindi byose birarangaye. Mubimenye ibyo bintu, bimenye. Ariko ibaze, insengero zirafunze, ivugabutumwa ribaye birijimije, ariko ibintu byose birarangaye, kugira ngo mubihange amaso, kugira ngo mubigotamire, kugira ngo bibanamure. Nimube maso, nimugire ubwenge, mwibuka umurimo, kandi iherezo rya byose radusatiriye. Mwibuka amagambo tubabwira ngo ivugabutumwa ni irya nyuma, ariko uyu munsi dufite itangazo ribabwira ngo itorero rigiye gutaha. Mugiye kubona abapfuye bizera bazuka, mugiye kubona ibituro by'abera bikinguka, mugiye kubona abizera umwami Yesu duhinduranwa rimwe, tugasanga umwami wacu mu kirere, gukiranirwa kugashyirwaho iherezo. Ibyo mugiye kubonesha amaso yanyu. Imana mwije bagire neza. Ndumva ari ibintu nabwira. Yesu abamugisha. Reka rero dusenge Imana. Nsengere wowe wumvise aya magambo, ariko nagira ngo mbwire ko kwihana biracyemewe. Kwihana, amahirwe kwihana cyahari, amahirwe guhindukira cyahari. Dore ahangaha niho tuvugira amagambo y'Imana. Ariko igihe cyagera ugashaka umushumba, mwashaka mu contact yabo, mukabashaka aho bari, mukabasanga, bakabagira inama yuko mwitwara. Mufite amatemu, mwashaka mu contact yabo, mukabasaba uko mwitwara muri iki mushaka kwezwa no gutungana, kigashaka aho mwene sari, ukagenda ukikirana n'ibikurega. Imana mu ijuru itugirire neza, ikadusiga Imana. Uwiteka Mana nkuru, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo,
ndagushimira ndaguhimbaje kubw'amagambo yawe meza amanukiye mu matwi y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Wabibwiye umuhanuzi Yesaya mu gice cya 55 uravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ngo ntibisubireyo ahubwo biza bigatosa ubutaka bugahesha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bikamuha umutsima, niko ijambo ryanjye ritazagenda ubusa ngo ahubwo rizasohoza icyo naritumye. mu izina rya Yesu ugende hirya no hino mu mitima y'ubwoko bwawe, mu mitima y'abantu bawe, ijambo ryawe ryera imbuto kandi ryera nyinshi, kugira ngo uzaza gutwara itorero uzasanga ijambo ryawe ryareze imbuto. Ndagushimira guhimbaza kuri Mana nziza kandi uduhaye ubu buryo byose Mana bigushimiye, kandi nsabe bene data bose mu amagambo byose mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo.